ikundi hepfo Uwiteka ari barwanirire ari barwanirire ntabwo mwicecekere. Amen. Amen. uyu munsi bageze ku mazi kuri Yorodani niyo bari bageze aho Yesu yaramuhindukana ndatereko ngaho abagore n'abana n'inyanja wagize n'iki twatwaye bora duforma twaze inyuma tukagenda amategeko none ngaho naho bisa bigera iyo umuntu yavuganye n'Imana naho bisa bigaragara. Hari ibintu cyo tugeramo, hari ubuzima cyo tugeramo, tukagera ahantu hari inyanja isize, tukagera ahantu hari ibihugu, tukagera ahantu tubisiti, tukagera ahantu bitari bitabo, tukagera ahantu ubona igikuta cy'abana abandi muri kumwe bakabona n'igikuta wowe ukabona n'iyose. Iyo umuntu yaseze Imana ibintu byose abona n'ikirabo koga cyane haleluya. Iyo umuntu yaseze Imana koga cyane haleluya. Nduwa gushaka nduwa kubyara nduwa gukora umurimo w'Imana nduwa guhindura icyananiranye ndiwe haleluya. Amete noneho koga cyane haleluya. Bibiliya ivuga ngo Mose bagerayo nuzajya ubona ikintu cyo kuba ndiho icyatumye Imana igira ngo ndiho nuko ari wowe ugiye ariko none reka urugero ni cyangwa umwuka ntabwo kwize urukundo passion zagira passion pe yego akwa mama sawa Yohane amasa Timas Yesu manichwa haleluya. Haleluya. Sawa wakati. Hiyo. Tetaka na watu kuomba kunyali. Kumwe nayo artimani kama kufana migeragezo. Ari kukawani kugira kantu kama matwe kugira muzabana nao. Kwamba bategerezikiye akandi kutana migeragezo ikakujana mu mageragezo. Yaje kukusubiza. Kizi kufatira umwanya muremure kawa w'ibigeragezo. Isatura umuryango rimwe ugaturuka mu gisubizo udatinze. Niko Imana ikora. Bwana sifi. Igihe cyose twabanye na pastor Masengero yabaye amasengesho menshi ariko angana n'ibigeragezo byinshi. Uko ibigeragezo genda zamu akagenda abana na amasengesho menshi. Uko amasengesho agenda zamu akagenda mu bigeragezo birenze kuri. Ariko Imana ikavuga amasengesho, ikavuga uwizaba we, ikavuga n'amasengesho ye, ikavuga n'uwari uyu munsi. Kugeza igihe adashobora kumva ko ikimana n'ivuga ariko irabimwumvisa kwica ariko akora ibigeragezo byose biva ku Mana. Ukuntu rero yanyereye agera nibyo bizabiri naho namwewe nongeye kumutora ari umurimo w'Imana muri aba masengesho yasenze. Rero muzishimo reka musabe umuterankunga wanjye gufashe dukomere Imana amashyiku. Imana yamutegeza kuba Imana kugereza Imana yatugarije amakuru menshi kuri we no kumutwara we kugeza uyu munsi wa none. Ibyo ndimo genda mbona birasa neza n'ibyo Imana yavuze. Torero ry'Imana kidogo ushumba nabo mukora nabo bakristo muri Yesu. Imana bamugisha kumwabikira umuryango kugira ngo tugere hano tuze tubana n'ijambo ry'Imana, tuze gukora muri uyu murimo wayo, tuze tubana n'iki kandi nongeye kwa ijambo sinzi kuko rimenyerewe nimba ndivuga kaza kubikosora nyuma, ariko nongeye kubabwira ngo pole
kubihe pongi iri munyuramo kubihe buri kumwe hano kubihe bigoranye nongeye kubabwira ngo mwihangane umunsi umwe hari umunsi izuba rizacyana nawe ukagenda kuko abandi baje bagenda nawe ukagenda ugakandagira abandi baje bakandagira nawe ukagenda mu buzima wumva ko nawe urimo witwikiye agatambaro undi gutambuka kizagera muhumure kandi gukomere Imana iri kumwe nawe reka dukomere Imana amashyi icyanyuma hari abakristo n'umukristo bavuga ko ari kadese sinzi niba bivuze neza kadese ivuye kugegera umushumba wabo naramutumiye wanjye arabigisha umushumba wabo umushumba wanyu yambwiye ko yaturutse inshuti yanjye yaje iwanjye ku rusengero yaganira ijambo ry'Imana noneho nanjye kugiza amahirwe nigera y'amazamuka ko nageze muhira none abapistoli rero Imana ishime kuko muri hano dutaramanye hano barataramanye iwacu rero Imana ibageneza murakoze Imana ibahonisha haleluya tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri mugoroba natekereje ko tusangira uyu munsi rivuga ku ijambo rivuga amasengesho yo kwibutsa Imana amasengesho yo kwibutsa Imana amasengesho yo kwibutsa Imana ni ijambo tugiye gusoma mu gitabo cyo kuva niba hari gusoma mwiza yafa kuko impamvu zituma ntabada cyane niba hari gusoma mwiza uhari babasha kugira umwanya arasoma ku gice cya mbere cya kabiri hanyuma se umurongo wa 12 hariho asoma 33 umurongo wa mbere 33 kuva 33 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri some ku murongo wa 12 araza kugera umurongo wa 15 Sone mu izina rya Yesu. Yego Uwiteka abwira Mose ati genda uvane ino abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa yego ubajane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo yego nzagiha urubyaro rwawe yego naje ndatuma marayika akuje imbere yego kandi nzirukanamo abanyakanani n'abamori yego n'abaheti n'abaferizi n'abahivi n'abayebusi muje mu gihugu cy'amata n'ubuki yego 12 Mose abwira Uwiteka ati dore ujutegeka uti jana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kuvugiraho umugisha kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe 14 aramusubiza ati ubwaje zajana nawe uruhure Mose aramubwira ati ubwawe utajana natwe ntudukure ino amen amen haleluya uyu munsi ubutumwa tugufitiye cyangwa se amagambo nifuza kuganira ni amagambo avuga ngo ni amagambo y'abasenga ni amagambo ijambo rivuga ngo abantu bishuza Imana bazi kwishuza Imana cyangwa se bibutsa Imana kwibutsa ijambo ryitwa kwibutsa ni imvugo twese twumva ariko kuko abantu bajya bumva ijambo ariko gusobanura ugatandukana cyangwa se umuntu ashobora kumva ijambo mu gihe kimwe ukabyumva bisanzwe ariko utagira agaciro utazi agaciro kayo ndashaka kugira ngo kwibutsa ijambo ryitwa kwibutsa ni ijambo muba muziranyeho icyo mwavugana ntabwo umuntu woza
ngo nuhagera ugasanga pastor yari kubwira ngo ndashaka kwibuzaga byamaga ngo twavuganye kandi warumvise wari umuntu wari uharaho bayavugana n'undi subire ntabwo wafata umwanya kubwira pastor yari namamagara ngo ndifuza kuza tukabana hano tugasanga ijambo ry'Imana uwo twari kwicaranye tibaraca bahamagara pastor wabwira ngo pastor ko turakwishuzaga wa munsi wabwiye mugenzi wanjye ngo uramutumiye ngo azaze kubwiriza none ndakwishuje siko imeze umuntu wishuza uwundi ni umuntu neza ni umuntu wibutsa uwundi ni umuntu mwembi mubiziranye ni umuntu mwembi mufite uko mubiziranyeho muri aya magambo mwembi mufite imvugo mwavuganye mufite amarihereje ndetse mugabo muri ntabwo hagati mwafite ibintu mwagiye mushimangiraho noneho wanamwishyuza akamenya ngo uyu muntu hari amagambo twavuganye gashobora kubwira iruhande ariko umuntu wayumvise cyangwa se akayafata telefone yanjye akayasoma ayo magambo akasanga twarabikiranye ko zazana ntabwo yamenya kuyasobanura neza ngo amwibutse kuko ngiye twayaganiriye yego birashoboka ko yanamwibutsa ariko atawukwibuka isaha twavuganiyeho birashoboka ko yanamwibutsa ariko ntibuke n'umunsi twavuganye birashoboka ko yanamwibutsa ariko ntabashe kumenya neza ko azamusanga cyangwa atazamusanga pasiteri yobwira n'umuntu ntabwo y'itorero harabonabwiye bazabwiriza abashyitsi ariko narabwiye ngo ntibazahansanga barabizi neza ko batazahansanga kubera kuko dufite ivugano cyangwa se amagambo twaganiriye umuntu wibutse ni umuntu uhora ahantu yaravuze ijambo cyangwa se ni umuntu kubwiriza cyangwa se kwibutsa Imana ni umuntu uhorana nayo yego umuntu wibutsa Imana ntabwo ari n'umuntu usa n'utangiye umuntu wibutsa Imana ntabwo asa n'umuntu wakomanze uwo munsi umuntu wibutsa Imana ni umuntu uhorana nayo ni umuntu ubana nayo kenshi ni umuntu uhorana n'Imana asenga uwo ni we uzibona umwanya wo kwibutsa Imana akabibwira ngo bihereye wa munsi w'Imana w'ibyo twavuganye kongere cyane haleluya kongere kandi haleluya rero ndashaka kubaganiriza amagambo ku mugaragu w'Imana bose hanyuma ndaza kubabwira amagambo ane atuma umuntu neza umuntu uza wibutsa Imana ni umuntu umeze umuntu uza wibutsa Imana umuntu ujya wibutsa Imana ni umuntu uteye ate ni umuntu umeze ate ni umuntu w'ingenzi umuntu ujya wemera gufata initiative yo kwibutsa Imana ni umuntu ukora ibintu bimeze gute hari ibintu binagomba kugenderaho iyo ugendeye kuri ayo mahame ufite uburenganzira bwo kwishyuza Imana cyangwa se ukibutsa Imana ikakubwira ngo ubwo ari wowe ubivuze ndashize Mose reka ngeke guhera kure ku rugendo rwa Mose aje mu reka mvugavuye kugira ngo twihute Mose Imana umunsi muhagurutse aho yamusanze kuko musanze mu juru iramubwira ngo ugende wagutse ubwoko bwa Isiraheli urujyane mu gihugu cyabo cy'isezerano ngo aya magambo nkubwiye nayo natarasezeranye basokuza wawe uko igihe nikigera uzabagutsa akabasubizayo kandi icyo gihe hari imyaka 430 iyo myaka yari igezeho kwaguka kugira ngo basubire iwabo Bibiliya ibwira Mose ijambo ry'Imana ibwira Mose ngo haguruka rero niwe nahisemo kugira ngo ugende wagutse ubwoko bwa Isiraheli ubujyane iwabo mu gihugu cy'isezerano Mose agira ikibazo cy'ibintu bibiri jambo rya mbere ntabwo Mose yabanaga n'abandi muri ubwo bucakara ntabwo babana muri ubwo bucakara bari barimo n'imisi bari batuyemo bari bafite abayobozi babo bari bafite abantu babayobora muri ya gahunda babagamo bari bafite ukuntu baje nyuma y'imyaka 430 abantu benshi bari barapfuye bari baratambutse Mose aho yari nubwo yari mu giti ariko yari afite iby'imirimo yarashize Imana yamubwira ngo haguruka ni wowe mbonye uza guhagurutsa ubwoko bwa Isirayeli ukabusubiza iwabo mbese
isezerano ry'imyaka 430 ni wowe bihaye kugira ngo isoze ubasubize wawe ubasubize mu gihugu cyawe ubasubize. Mose abwira Imana amagambo abiri, aravuga Imana imaze kumwereka ibimenyetso kandi no kugendaho, avuga ijambo ritangaje no kwa Mose Abanyesirayeli wamumamo bene wacu nimbageramo zabura mu biro zabura mu biro jewe sinabanye nabo sinagendanye nabo ntibanzi muri komite yabo ntabwo bazi muri mitwarite yabo ntabwo bazi muri gahunda zabo bateguye n'ubucakara bwabo bafite ndetse ahubwo narabitaje jewe hano ndi umwungeri ni muri gahunda nifitiye data w'Upetero nifite indongoranyo natuye mfite ubuzima nimara mvero ndabonetse mu giputa ngende mpamagara babagabo mbabwire ngo uyu munsi wa none mbonye ko aribo ngiye kubavana mu isezerano mbajane bakenshi bari mu isezerano ibi umubwira uri murabona ko nabikora nkabera he wese banicuba ikintu Mose yari batekereza yari yibaza ubuzima agiye gukora bw'isezerano kugira ngo asoze ikimana yavuze. Turi kumwe nakiriye apotre Imana igumisha yari mu nzira yari maza rero muranyemerera badasifi reka ngo baguze bakire ku mabanga y'ukuri Imana yakiriye neza kuza ubuzima bw'umwami cyane ariko usera pastor twarago ibi twasubira mu twebwe twakiraga kera kuzanibije zo kwakira abantu nkaho bigiri kanisa ariko cyatumye mwakira kugira ngo mukapfa kumureba kugira ngo mudahuga ugatuma ntawe ijambo ry'Imana sinabwo uramubonye ba twongere cyane haleluya. Rero muranyemerera mugaruke beze manito twongere cyane haleluya. Bibiri yavuga ngo Mose ahagurutswa no kuja kubwira ubwoko bwa Isirayeli abitereka imbere arababwira ngo muze mbabwire Imana yambwiye ngo ari giye ubasubiza iwanyu. Kandi ikibazo Mose yarafite ikibazo cya Farawo yarafite ikibazo cya Farawo ko yomwica yarafite ikibazo ko yananirwa urwagwa rwe na Farawo yarafite ikibazo kuko Farawo yomunaniye yarafite ikibazo cya bene wabo ndababwira birashoboka ko mugenzi bene ubwo mugenzi ushobora kunanizwa na bene wabo birashoboka ko ubwo mugenzi bw'amasezerano wonanizwa na bene wabo bishoboka ko wonanizwa n'uwo musangiye umurimo n'uwo musangiye isezerano n'uwo musangiye urugendo birashoboka ko mwene wanyu yokwitanga wabwira cyane haleluya. Bibiri yavuga ngo Mose yarafite ikibazo cya Farawo kuko isezerano ryo ryari ryaranye Farawo isezerano ryo kuvana Abanyesirayeli kugira ngo babajane mu giputa nicyo yari afite isezerano ryo kubakoresha isezerano rya Farawo ryari ryaranye umunsi ni ukuvuga ngo umuntu udafite isezerano ntakafite ubwoba. Haleluya. Bongera cyane haleluya. Umuntu uzi neza nubwo tumenye niba ari isezerano ry'Imana ufitanye n'Imana umuntu uri imbere yawe ntakafite. Bibiri iravuga ngo Mose yarashyikiye kugeza na Farawo kandi Farawo yarakomeye ariko Mose ntigeze agira ikibazo cya Farawo aravuga ngo ariko bene wacu nibambaza ndababwira ngo ngiye ndabasobanurira ngo ngiye mvuye ariko babwira ijambo ryiza ryananije aravuga ngo nibabwira ngo nibakubase ngo babwire ngo ndiho yabantumyeho ndiho yambwiye ngo ize batwa ndiho kababwira ijambo uzarikurikiza icyatumye Imana imubwira ngo uvuga ngo ndiho yabantumyeho noneho uraho uvuge ndi muri wowe ubuzima bwawe uvuye ngo ndi n'amafaranga ndi ndukizirwa ndi ndurushya ndi n'abana ndi n'umurimo w'Imana ndi isezerano wowe
kubyara nduwo gukora umurimo w'Imana nduwo guhindura icyananiranye nduyu ndiwe ndiwo haleluya ndiwe yadunya abete noneho wowe cyane kiri yavuga Mose bagerayo nuzajya ubona ikintu cyo kuba ndiho icyatumye Imana ngira ngo ndiho nuko ari wowe ufata ariko none reka ngurugero niba umugiye kwa byashe kandi amazina yanjye namara gasinya namara gakura ngo genda wisubiza amafaranga uziko nyafite neza kera bagomba gukora amavuga yo kwandi uziko nyafite kuri konta kari yandi yoshaganya konta izina ryanjye namara karirangiza gashoro sinyatire bagura ngo bayisubiza amafaranga ni kwimana yabuye Mose yabura mu buryo bwogera mu ndima ndihoraho ndishobora byose ndurugendo ndibiryo ndizira ndumusirikare wa ndamazi yanyu ndizira yanyu ndikiraro nditwaro ndico muzitwaze cyose kugira ngo mugere amasezerano ndiho icyo ndiho nicyo nzakora Biblia ngo Mose ageze ngo bazikobira Imana irabahumutsa irabajyana sinzi namura ayo magambo Imana irabahumutsa Mose irabashorera baragenda bajya mu gihugu cy'amasezerano ndababwira ibintu bine bishya bituma umuntu yishuza Imana bize bituma umuntu abasha kwishuza Imana akayibwira ngo Mana buri mu gihe twavuganye iyo umuntu afite ahagaze muri zo ngamba aba ari umuntu uziranye n'Imana neza aba ari umuntu uziranye n'Imana umuntu ufite uburenganzira bwo kwishyuza Imana akabira ngo Mana uri mu gihe twavuganye umuntu uri Imana nababwiye ngo umuntu uza wibutsa Imana ntabwo ari umuntu wagiye gusenga uwo munsi oya wokwibutsa Imana nta bundi wageze wokwibutsa Imana nta bundi waje gusenga wokwibutsa Imana nta bundi muratarabana nayo wokwibutsa Imana ukabibwira umunsi wahagaze ngo Mana ndakwishyuje urangishije se twabonanye ryari umuntu udabishuza Imana ni umuntu wabanye n'Imana akasigara agenda akabwira ngo Mana ko ndakwishyuza ko ndakwibutsa ya makuru wambwiye mfite ukuntu twaganiriye ko ndashaka gusubiza umuntu ushaka umuntu uzubana n'Imana Bwana sifiwe umusomyi wacu we tayari gusoma ahantu ndakubwira kugira ngo tugendane umuntu uzabibaza umuntu uzubwira Imana akongera akayibaza ndebera mu gitabo cyo kuva 14 ku murongo wa 13 kuva igice cya 14 ku murongo wa 13 Biblia iravuga ngo Mose nando gutara Mose asubiza yego Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ribazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi ntazongera kubabona ikundi hepfo Uwiteka ari barwanirire ubabanirire namwe mwicecekere amen amen uyu munsi bageze ku mazi kuri Yorodani niyo bari bageze aho Yesu yaramuhinduka n'agateko ngaho abagore n'abana n'inyanja wagize n'iki twatwanya duforoma amatafari gusa twaze inyuma tukagenda amategeko none ngaho naho bisa bigera iyo umuntu yavuganye n'Imana naho bisa bigaragara hari ibintu cyo tugera hari ubuzima cyo tugeramo tubagera hari inyanja isize tubagera ahantu hari ibihugu
tukagera ahantu tubifite tukagera ahantu bitari gutanga tukagera ahantu ubona igikuta cyabaye abandi muri kumwe bakabona n'igikuta wowe ukabona n'iyose iyo umuntu yaseze Imana ibintu byose azabona n'ikiraro gombera cyane haleluya iyo umuntu yaseze Imana gombera cyane haleluya iyo umuntu yaseze Imana adafite abantu azabona icyo nacyo ari ikiraro Imana ishaka kumugeza mu bitangaza by'Imana azavogera ahantu kugira ngo abantu basavuga ngo dore Imana hari ibintu Imana izi gukora ku mukozi wayo isi neza ikavuga ngo reka mukoresha ibi abantu bazamenya kuri Imana bibi ndavuga ngo se bageze kuri amazi bamare abwira Imana irambwira ngo reka kubwira abantu bose barahagarariye babwira bakomeze bagende ariko babwira umuntu mukomeze ugende mu nyanja komeze ugende usuzuguranye tubahagarara reka nongere kubwira mu buzima urimo tubahagarara mu gihe urimo ni gusenga Imana tubahagarara komeza 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 muri yozera komeza muri uko mukumba komeza muri uko rushako komeza muri uko bwiza bwayo komeza muri uko bukene komeza bibiliya ngo Imana yamubwira ngo nzakurwanirira iramubwira ngo wowe ubwira ngo wicecekere nzabereka komeza Imana inukuko Imana izakurwanira komeza komeza waraseze komeza Imana izakurwanirira Imana izakurwanirira numara wicecekere ureka amagambo y'abantu ureka ibyo abantu bavuga Imana izakurwanirira nubwo inyanja yuzuye ariko uzayigamo nubwo inyanja yataye agati komeza bibiri iramose iramuramo ziramubwira kugira ngo mukomeze iramuramo barabageze kutwabona ngo mukuri kose tuzongera kubabona tuzongera kubona biriya bibazo tuzongera kubona iriya nzara tuzongera kubona kiriya kigaragazo tuzongera kubona iriya makara tuzongera kubona biriya birarangiye nongera batangariza itangazo tuzongera kubona biriya bintu Imana yo mu ijuru ikwirukana uyu munsi wa none abanyagiputa bari inyuma yawe tuzongera kubona ukundi Imana yo mu ijuru ifite umugambi mwiza kuri wowe Bibiliya ivuga ngo Mose abwira abanyesirayeli abwira abadamu aravuga ngo mwebwe nimubanze mubaze ubundi mu bibazo bikomeye abatambyi nimwe mugomba kubanzaho n'abadamu ibibazo abakristo babo nimwe mugomba kubibanzaho nimwe ongera cyane haleluya nimwe mugomba kubibanzaho nimwe mugomba kubibanzaho mutambye ni kubaza mu bibazo mutambye umunyamasengesho ni uza mu bibazo ni uza bikatiramo kaga mundere ko ni uzugenda akabivogeramo babona atambutse gute kandi byandizoshoboka kandi byazotambuka bino wese manicho haleluya la vérité est Imana izikora ibintu Imana izikora amasengesho ni katebula ni kindakinda ni ikintu kiza gikubita ibintu bigasenyuka birya mwariko mwana bikomeye bigasikwanyaguka umuntu agatambuka akagenda isi igakomeza urugendo rugakomeza abana bakambuka abagore bakambuka amatungo akambuka ibintu bigakunda bigacamo abantu bakavuga ngo nukuri n'Imana bari umusumwa ngo baramubwira ngo ndacubakire mbira kemwe nono mukandi barapfa bakenyeze bamara bafata ku yazo bayipupumurira musi babazira maze ko barategeka ko musi mutisha ku bararaba ngo kandi ngo ko abazo kugeza iyo zakuze akekera ko ndakora ko ibintu kwa dukora ibintu ko bidushushamo bibintu ngo bizakora Mose arimo ngo wahite basubira mu ni hute kokera cyane haleluya kokera kandi haleluya soma Esther umuntu wa kane
uzawushuza Imana n'umuntu uzawuvira Imana n'umuntu kugira amatwi yo kumvira Imana. Ese igice cya kane umurongo wa 13 umuntu wa mbere ni umuntu utindana Imana, umuntu wa kabiri ni umuntu uzawuvira Imana kugira kumvira Imana. Umuntu wumvira Imana niyo muntu wenyine gusa uzawushuza Imana kabira ngo Mana nyemere ongera tuganire nawe ngaho. Ese igice cya kane umurongo wa 15 umurongo wa 15 baravuga ngo nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati genda uteranye abayuda bari Shushani bose mwiyirize ubusa uzabire mubare iminsi 3 kumanywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanje n'abaja banje tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagize itegeko, kandi niba nzarimbuke. Amen. Amen. Rogera cyane hano. Abayumunsi bari bageramiyo imeze nabi. Bamaze gushirwaho sinyatiri yo kurimburwa no gushira. Bamaze gushirwaho umukono bivuga ngo bamanike bose bashira. Moridekayi aragenda bwa Esiteri, aramenya amakuru neza agenda bwa Esiteri. Arabona ngo Esiteri we wamenya amakuru bavuze ngo uyu munsi turarimbuka twese abayuda. None uko yuga yego bwira umwami ayo makuru, kandi aramubwira ngo icyo Imana yaguteguriye mu gihe kiki nubwo namuzagira akamaro mu gihe kiki. None kutabikoze abayuda bazatabara, ariko bazatabarwa bidaturutse kuri wowe. Ayo makuru aratinda, ariko uburyo bwose yatinze. Nyuma amaze kumureba Esiteri avuga ijambo rimwe, aramubwira ngo ubwo waningize cyane genda ubwire bene wacu bose ningize. Kibabiri ikintu na kimwe bari kibabiri icyo mpamvu ngo tumara dusenga imisigaro ngo naje ngo nzerekane itegeko ry'Imana ngo ngende imbere y'Imana ngo ndi barupfu bari ugende gukora ibyo bintu ibiriho. Abayuda bose barigiza ngo abarati babo bamara babiri iminsi 3 biginga Imana gusa. Esiteri aragenda abwira umwami aramubwira ngo bene wacu bose barashize wabimenye wamani gahunda ko zakozwe kose bibiri isivuga protokolo ko zakozwe kugira ngo ikaze tugitego isinisi atashambere hanyuma bibiri avuga ngo nyuma y'ibyo byose Esiteri abwira umwami aramubwira ngo wamenye amakuru bavuze ngo turapfa. Nido bivuze ni Hamani, kubera ko birishe Hamani niyo avuze ngo turapfa. Nido ni Hamani. Bibiri avuga ngo umwami arategeka aravuga ngo Hamani aragafata kanezeza wa munsi wa mbere. Bibiri avuga ngo Esiteri ngo umwami aburi bitotsi ngo amara arabaza mu gitondo. Hamani azinduka ku rugara avuga ngo reka ngende ngerayo ngoenda ngongere Afrika kuko yari muri yo process se muri yo gahunda yashitashiriza igiti kirekire cy'ukono birebire cyo gushiraho banye Moridekayi. Izo gahunda zose yagiteguye. Hamani bashinzwe ku rugo mu gitondo kare umwami arabaza muzamatese ninde muntu uraho muri jana bati ni Hamani. Ubwira se abaza Hamani arambwira ngo se Hamani aravuga ko umwami akunda bazamugenza niyo gaho cyane nawe yabamubwira ngo umuntu umwana akunda bazamana kumenda wiwe bamara kwandika impeta y'ibwami yamara kwandika n'ingofero yamara kushira mu igare y'ibwami iriya modoka ziriya modoka z'abayobozi yamara kagenda avuga ngo umwana akunda nuko twazamugenza nuko icyatumye Hamani avuga ngo yarazi ko umwana akunda kandi ari wagira ngo ari wabihereza bibiri papago yabikoze asigaza ko ari wabihereza bamara ngo ngo zose batavuze make ugende bikorere Moridekayi haragaruka kandi nzagatekereza ko twanditse bamara ngo ugende bikorere Moridekayi inzatekereza ariyo gukora baje mu cyumba bombi na Moridekayi na Hamani baje kumwana inzatekereza bakeze mu cyumba na noneho Hamani ari Hamani namigira funga imigozi neza funga kandi ugire funga ariko Hamani yakozwe
kwa yeye ikuba ya mbere yamukubise niyo kandi ukweto neza ntabira ni kumwana uraze uje kubivuga uraze uje kubivuga ntabira neza niba habaye ko kureba akajana ko niba ashaka mutuka gira vuba igare turigiye ku muryango kugira ngo ndwara aramambika bombi baducumba bari ese wowe watekereza mu bitekerezo kurabona ko ari wowe zogenda ari wewe wabutanye bibi ndavuga ngo bamaze kumwambika ngo basohotse hanze ngo yamutwara ku igare bagenda mubwira ngo umwama kuna ngo dere gupota kwisi anyuriwe wa mugore baramubwira ngo shiki giti abona Hamani ani utwaye imodoka ikaragenda vuga ngo umwama kunda dore ko asa mugenzi bibi ndavuga ngo ni mugoro wataje abatesebe sheri byageze ngo ndije wiri wendereza Mordekayi niwe ngenda vuga yabaga mu umwama kunda dore ko asa mugenzi aramubwira ngo utagiye gucogora imbere y'Umuyuda Ngoga cyane ngo utagiye gucogora imbere y'Umuyuda ngoma gupfa nutareba neza no gupfa wapfuye reka nomere kubwira nukuri kose ndakubwira umuntu afise yo umva Imana Imana ikakubwira ngo kuri bukabyemera icyo Imana yavuze kizagenda gusa amen wezi macho amen ko turashaka niba ushaka neza ko Imana igendana nawe banzo yumva cyangwa umwuka kandi kwize urukundo hasoni zagira hasoni pe yego akwa mamisa wa Johanne amasa Timas Yesu manichwe haleluya atutos haleluya sama sampai wakati hiyo tetaka na watu kuroga kunyali sampai wakati tetaka na watu kuroga kunyali aravuga ngo Dawidi nawe asubira iwe yesabira abiwe umugisha maze Mikali mwene Sawuli arasohoka gusanganira Dawidi aramubwira ati ariko uyu munsi ko umwami wa Isirayeli yari umupfasoni ubonye ngo yibeyurire imbere y'abagaragu be nk'umuntu utagira umumaro iyo yiyebura adafite isoni Dawidi asubiza Mikali ati nabikoreye imbere y'Uwiteka wantoranije akandutisha so n'uruzabe rwose akangira umutware w'ubwoko bw'Uwiteka aribwo Isirayeli icyo gituma nzaja niyereka imbere y'Uwiteka kandi ku bwanje zarushaho kwigira isururwa no kwicisha bugufi ariko abo baja mvuze bazanyubaha nuko Mikali mwene Sawuli aba ingumba arinda apfa amen Bongere cyane amen umuntu wa gatatu wishize Imana kayibira ngo Imana ndakwitse twavugaye ni umuntu uri kwicisha bugufi iyo utari kwicisha bugufi umuntu uri kwicisha bugufi wese azamenya kuganira n'Imana kandi Imana izimuntu iyo wemeye kwicisha bugufi kugira amakuru neza n'Imana izi kwitegereza kugira ngo ibi usabye ndabihe kandi umukozi w'Imana wicisha bugufi ugendana n'Imana agera igihe cyo kubwira Imana yavuze ibintu akabwira Imana ko kubwaje Imana nyemerera ibintu tubibe Imana ikabivaho kava ku kuba bivuze bivuge bibi iravuze ko kubera Dawidi yubasha Imana yicisha bugufi umusaza w'Imana Alice aragatangaye ku ngoma yaje isabuka ryari yarakiriye kita naje ku ngoma sanga ntaribaho none ku ngoma yaje bayeho ndayibonye gusa amahirwe ndaribo nije nge mbaye ku ngoma isabuka ry'Imana yo ngo nisiwe mu rugo aravuka imbaza Imana aranamira kwa mudatangaje naje Dawidi yakore bahana hanyuma akongera gahindukira kareba iwabo yapfuye yari umwungeri w'intama tatira yarazwi ariko agasanga iwabo hari amajyepfo hari abantu bakomeye agasanga agiye gufura isabuka ry'Imana muri Isirayeli arakabwira Imana itego cyangwa atekereza intambara zimwe na Sawuli yarwanye sebukwe n'ukuntu yamuhiza ngo ukuntu yamukiye aravuga agera ku ngoma arababwira Imana yo guhimbaza araramya
araramya ko ndaka gucuranga ngo umwami tagenda araramya arahimbaza arabyinisimba umwenda urarubatura atitaye kumenya ngo ni umwami cyangwa n'ibindi umugore bamurongorera hamwe bishobora kugira ngo wamugabo wadangaritse kandi mvuge tubwire bene ma muzoza mugucuranga murami Imana nimba Imana hari icyo yabukuyeho utitaye kumenya ngo haca abantu bavuga uzarama Imana yawe Imana muzavugana bibiri navuga ngo Dawudi ngo arama Imana ngo amare kurama Imana umwitero gumanuka umugore baramwitegereza ngo yinjire mu nzu basanga umugore yasaze karakanje peace yasaze kandi mavuga niki cyabana ukabizarige iyo muda imbaraga z'Imana yo Bwana sifiwe iyo muda imbaraga z'Imana arabatazavu bigira kwa ngo aramya ngo aramye umugore wa Michael arakatwa umugore waye mu mabara mu ariko nawe bakwiye Imana yese ku ngoma yamarika yishya ubu nkabanicaye kabanduma no urate kwimbaza aramubwira ngo naba bajuru kuvuga waburi kuvuga ngo zibagoma bazanubaha ariko sinoreka kurama Imana naye biramushi bibize kwa ntawo ngo Dawudi yakoraga ku mutima w'Imana Bibiliya isivuga neza umugara w'Imana Dawudi kandi ndabizi ko mwene Dawudi gokwira tumuvuzeho twongere cyane haleluya amen kabisome umuntu wakati no umuntu ukabima Luka 10:13 nawo baza bishima Imana kwa umuntu wa mbere n'umuntu uzitinana n'Imana siko twavuze umuntu wakati n'umuntu uzugira wumva Imana umuntu wakati n'umuntu ucisha bugufi umuntu wakati n'umuntu ukabima Imana n'umuntu uzi kwihana ngaho abantu bane bazaba bishize Imana ikababisi 15 Luka beza ku murongo wa 15 wa 17 haravuga ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza nahoje inzara itsinze hano reka mpaguruke nje kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibikwiriye kwitwa umwana wawe mpatambe nk'umugaragu wawe arahaguruka aja kwa se agituruka kure se aramubona aramubabarira arirukanka aramuhobera aramusoma uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibikwiriye kwitwa umwana wawe ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu kirenge muzane n'ikimasa kibyibushe mukibage tujye twishime kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none akaba azutse yari yarazimiye none arabonetse nuko batangira kwishima amen reka dukomere Imana amashyi cyane umuntu wa kane uza wishuza Imana akabwira Imana ngo Mana kwigusa ni umuntu uzi kwihana umuntu uzi uhindukira akihana avuga ngo Mana ndabizi babarira umuntu uzi kwihana azayicara n'Imana akabwira ngo rero hamwe na cyane twavuga ndakwishusha babarira umuntu uzi kwihana uyu musore wera bwiza aramusigire kwitwa umwana wakumva none bisigaye nyemere mbumukozi kimwe n'abandi Isa aramubwira ngo mwana ngo aramubahagira ngo abaramwandika aramubwira ngo uyu munsi wari umugore warapfuye yagize gute yazutse kandi ngo wari warasimiye nawe yabonetse aravuga ngo wewe icyaro usangire n'abandi uwo mwana wagabwiye Imana wagabwiye se iyo agumayo abaragiye ariko
Samuel ntiyigeze yita ku wundi munani yatwaye, ntiyigeze yita ku wundi yahobeje, ntiyigeze yita ku wundi buzima ategereza. Umwana wawe aba mama neza biba bashyize umwana muzaba mubwira inama mukamubwira ngo ntunazi mwe n'umutwara uriya mwana wacu bakuza amakosa kandi nawe ukamubwira ngo nawe barwaye ngo naza turamuca neza ngo turamuca uyu mwana wese urwaye n'amashitani y'umuteye ngo dukuri papa runaka ngo jewe ngo maze kumuhararuka neza ngo nushake ngo noneho umwana yagiye ko hari nyina yamubona ngo noneho se arakwiye kugenda ngo noneho se ntabona kugenda wicaye uyu mwana ubaho unamuhereye nyina umwana itomwana yaje kanaka yaje nawe se kugenda umureba hari uko ngakuranga ngo kumuranga bisata kugenda umureba hari ngo nishobora kubaza wowe ni se yahangayitse kugenda uryame ngo bazakora ariko se warawe yagiye ayiyeye kugira ngo ukubite akavuga yamwishe kera mbaye n'imitima nk'ibi bikarajya karitete bariya ngo basubye ngo tukanamukubita ngo utariko wari niba bagira kera bavuye ababyeyi n'abana noneho nzagera ku muzukuru siko keza umuzukuru aza kubwira ngo zana telefone nyimene ukamusimbiza ariko umwana we azayisiga ukamamugeza umuzukuru mweko mutarangira siki mushake mwitonze bagere cyane ariko mwabana bibiliya avuga ngo mubahe baso n'abandi ngo kugira ngo mugire isi yego murambere mu isi kabisa. bagere cyane Imana yisubiraho ise aramubaha ariko isomye hepfo uzumva ukuntu murumuna we yavuze bana wa yakumbiki uramura jewe mutumana n'igihe utarambagira abanye none muramubana arabamba tumana waje ngo warapfuye yaje mukuru we amubwira ngo papa urambagira niko bisabije iyo umuntu yiyanye abaturanye nabere bamuvugana mbese ubundi yo kare process mbese ubundi yo ngwari kwa kwihana se ngo tusanze ubundi yari hanise bazare ariko reka ndongere kubwira niba ushaka kwishuza Imana neza niba ushaka kwibutsa Imana iminsi yawe yakira genda wongere kugarura Imana izagusoma